Makuru yacu tuyerekeze mu karere ka Musanze mu murenge wa Musanze mu kagari ka Nyarubuye kuri uyu wa kane abaturage batunguwe no gusanga uwari mutwara sibo wabo ari mu mugozi yapfuye bakeka ko yiyahuye. Abo mu muryango wa Nyakwigendera babwiye Kidasamura TV Rwanda ko Nyakwigendera yasize yanditse ibaruwa isezera abana biwe ababwira ko arambiwe kubana n'umugore uhora ataha yasinze. Mana yise n'ijuru. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Murangara aho abaturage barimo biyama inzego z'ubuyobozi ndavuga ba mudugudu na ba mutwara sibo kubarira amafaranga yabo bahawe muri gahunda yagerayo amahoro. Bivuze ko abaturage bari bateranye bagiye mu nama rusange abayobozi babahereza amafaranga y'inama cyangwa kwa kundi abayobozi baterana cyangwa bakavuga ngo aba bantu turabaha isimbura mu byizi gusa. Abantu baturage aya mafaranga isimbura mu byizi ntago bigize bayahabwa kandi ngo aya mafaranga yaratanzwe. Ubuyobozi ndavuga umuyobozi w'akagari ndavuga gitifu avuga yuko amafaranga yatanzwe agahereza ba mudugudu ndetse na ba mutekano na mutwara sibo kubera ko nibo bari bayoboye abo bantu bagiye mu iyo nama yagerayo amahoro. Ubwo inama bayigaga cyangwa inama yari ikubiyemo ibintu bitatu bitandukanye. Kongera kwibutsa abanyarwanda kujya batangira amakuru ku gihe mu gihe iwabo habereye cyangwa hari nk'umuntu ucuruza ibiyobyabwenge cyangwa hari nk'umuntu ucuruza akanyanga bagatangira amakuru ku gihe. Nanone bakongera bakabibutsa uburyo ki bajya muri ejo heza. Nanone bakongera ku zindi ngingo nibuze kugenda mbasobanurira n'incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyobora Kidasamura TV Rwanda kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubana natwe umunsi ku munsi. Eka makuru yacu tuyahere mu karere ka Musanze mu murenge wa Musanze mu kagari ka Nyarubuye kuri uyu wa kane abaturage batunguwe no gusanga uwari mutwara sibo wabo amanitse mu mugozi yiyahuye bakeka ko yaba yiyahuye. Nyakwigendera umuryango wa Nyakwigendera wabwiye Kidasamura TV Rwanda ko mbere yuko Nyakwigendera agenda cyangwa yiyahura yasize yanditse ibaruwa isezera abana biwe avuga yuko arambiwe kubana n'umugore utaha yasinze. Bakeka ko rero uyu mugore yataga yasinze buri gihe yararaga arwana n'umugabo rero birangira yiyahuye avuga yuko arambiwe guhora ku nkeke cyangwa arambiwe guhora afungwa. Bavuga yuko umugore baraye barwana cyangwa baraye bashwana. Abaturage bavuze yuko n'ubundi uyu mugore ntago yarashobotse ariko ntago igisubizo ari ukwiyahura. Ntago buri umuntu yagutesha umutwe ngo wiyahure ahubwo ashobora kugutesha umutwe ukamwihorera ndetse cyangwa ukaba wamuhunga buriya kugira ngo ubure ubuzima bwawe. Buriya ushobora guhunga uwo mugore wawe ugahungira nk'ahantu kure cyane ariko igisubizo ntago ari ukwiyahura. Munyarwandakazi ntuziyahure ngo nuko umugabo wawe yagutesheje umutwe cyangwa ngo ari kurara yasinze. Ndetse iyi nkuru mujye muyikuramo cyangwa aya makuru mujye muyabyaza umusaruro. Bivuze ngo rero umugabo ntago azagutesha umutwe ngo ujye kwiyahura. Niwiyahura rero ntago kizaba ari cyo gisubizo ahubwo uzaba usize abana bawe mu gahinda. Buriya murabizi ko abagabo ntago buriya tuba tuzi gufata abana neza cyangwa ntago abagabo tuba tuzi kurera. Buriya iyo uramutse wisigiye abana uri nk'umugore nk'urugero ukisigira abana ukabasigira umugabo, buriya umugabo ahita ajya kwishakira undi mugore ugasanga abana babazaniye mukase bagiye kubaho nabi. Kandi mu gihe iyo uza kuba uhari abana bawe basi wari kuzabarira bagakura basi bakuze bamenya ubwenge ukabona kwiyahuraho nta kibazo. Ariko gusiga abana bakiri bato ni ukuvuga ngo ariko noneho kwitapeho ni umugabo wiyahuye ngarambiwe umugore wiwe utaha yasinze buri gihe akamuhoza ku nkeke. Ubwo abibwira ubuyobozi bakavuga ati ariko ni gute umugore agoza ku nkeke uri umugabo mbwa. Birangira rero uyu mugabo igipfunwe isebo birangira yiyahuye. Aho abaturage babwiye cyangwa umuryango wa Nyakwigendera wabwiye Kidasamura TV Rwanda yuko n'ubundi uyu mugore mu buzima busanzwe banabana bari babanye mu makimbirane gusa zirara zishya bwacya zigaceceka. bisobanuye ko barara barwana mu gitondo nyine bakizibanganya nyine ukagira ngo nta cyabaye. Buriya harya abantu bahishira amabanga y'urugo rwabo, amabanga yabo nasohoke.
ibi byo bikunze kubaho kenshi cyane, bivuze ngo rero ubu ngubu tugiye gukomereza amakuru mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye. Bivuze ngo naho hari inkuru itari nziza cyane, ubwo abaturage barimo barataka cyane, bari mu gahinda, barimo bararira bitewe n'amafaranga mudugudu mutwara sibo bahariye ndetse n'abamutekano. Bivuze ngo aya mafaranga bari bayahawe nk'isimbura mu byizi, ko bari bagiye muri gahunda ya Gerayo Amahoro, ubwo biga ku bintu bitatu: kwibutsa abaturage gutanga amakuru hakiri kare, nimba muri karitsiye hari umuntu ucuruza akanyanga, nimba hari umuntu ucuruza urumogi, nimba yenda hari nk'imodoka nk'aho ngaho iri gupakira ibiyobyabwenge, bakahita barabura polisi bakayirya kara, ubundi igafata abo bantu. Bivuga yuko rero aba baturage bahawe amafaranga y'isimbura mu byizi, aho iyi nama yamaze iminsi 2, ariko aya mafaranga bakaba batarayahawe. Ubuyobozi bw'akagari bwabwiye Kidasamura TV Rwanda yuko aya mafaranga yagejeje kwa mudugudu kugira ngo mudugudu ayahereze bano baturage. Gusa bano baturage ni amakuru bari bafite yuko bazahabwa isimbura mu byizi, ariko aya mafaranga yaratanzwe, ba mudugudu ano mafaranga barayarya. Ubu ngubu tayari abaturage ubu bakaba bazamuye ikirego yuko bagomba guhabwa amafaranga y'isimbura mu bwiza. Ese amafaranga yangana gate? Ni ukuvuga ngo buri muturage wese bari bamugeneye inote y'ibihumbi 4, kandi bari abaturage 200, ubwo uhita kuba ibihumbi 4 n'amafaranga 200, wumve ayo mafaranga yose ba mudugudu bibikiye. Abaturage rero bakavuga ati rero aya mafaranga mugombe muyaduhe, kubera yuko natwe hari ibyo twishe mu ngo zacu, kandi niba twarimo twiga gahunda yo gutanga amahoro, yo kujya muri ejo heza, kwizigamira amafaranga y'abasaza bajya mu budehe. Bivuze ngo rero ibi ngibi mudugudu arimo arabikurikiranwaho cyane, kimuhama azagenda atabwe muri yombi. Bivuze ngo rero nabasha kubona ubushobozi bwo kwishyura bano bantu azabishyure. Gusa ntabwo ari wenyine mutwara sibo, mudugudu na mutekano babirimo bombi. Bivuze ngo yari imidugudu igera muri 5. Aba bose rero bagiye imigambi cyangwa bajya kanama, barya amafaranga y'abaturage. Bivuze ngo rero aha tayari ubu ngubu amategeko agiye gukurikizwa, nta muntu uri hejuru y'itegeko, dore ko bikarakasa ba mudugudu ngo barakoze, ngo barayoboye, ngo umudugudu bakikarakasa bakagutera ubwoba, ngo bazagukura mu mudugudu, ngo ibi n'ibi bagatangira kukugenda. Hari abaturage bamwe na bamwe tujya twumva ngo ba mudugudu ngo babakubise, ngo ha mudugudu ngo bababwiye nabi, ngese ko iki mudugudu ari kunyiyenzaho. Ibintu nk'ibyo dukunze guhura nabyo cyane kenshi mwino mihanda. Shani hatari. Mwakoze gukurikirana Kidasamura TV Rwanda, nyimwe ari mubana, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakongoma. Ikiganiro cyari cy'abaturage, aya na makuru ya mu gitondo aba yiriwe avurwa ku nkoranyambaga zitandukanye, ndetse harimo n'ayaba twakuye kuri tele, twigereye kuri tele. Imana ibarinde, ibahereze ubuzima buzira umuze, ibahezagire, ibahereze ubuzima. Nongera kubabwira weekend nziza, bajye gusenga, abantu basengeye ibyifuzo byabo, Imana bahereze. Nanone reka dukomereze ku mukobwa waririmbaga indirimbo za gospel, wari umukobwa mwiza cyane. Nageze mu gihugu cya Uganda, ubwo uno mukobwa kuko nasanze yapfuye, ndavuga Gogo. Uno mukobwa nasanze yitabye Imana, nkuko nari nakoze ikiganiro mvuga yuko uyu mukobwa ngiye kujya mu gihugu cya Uganda kureba koko nimba yapfuye. Ku kiganiro nagiranye na Yago Pondati, ndaza gutangira ku bya Prodi mu masaha ya nimugoroba. Gusa nasanze koko nyakwigendera Gogo yapfuye, ariko bikekwa ko yaba yishwe n'indwara ubwo yari ari kuri stage ku ijoro ryo kuwa gatatu. Guhari ku masaha nyine akuze, bwo ari kuri stage rwose, ngo aririmbanye imbaraga nkeya, akora ibintu byiza cyane, abantu barabishima. Nibwo gutaha bamugeza kwa muganga, arangije ahita yitaba Imana, ngo gusa yishwe n'indwara itarahise imenyekana. Ese iyi ndwara Gogo yari arwaye ni iyihe mu buzima busanzwe? Ese ko ibi ngibi tutikize tubyumva yuko yari arwaye? Ese ni kwa kundi Imana ivuga ngo ibyo yakuvuzeho nibisohora koko izahita igutabaruka? Hari ukuntu Imana ishobora kuvuga yuko uzakira, ariko warangiza ukahita upfa, ayo mafaranga ntagire icyo akumarira.
uze ngo rero turaza gukorana ikiganiro kirambuye kubera ko nyigira mu gihugu cya Uganda natangiye gushakisha amakuru mu buryo burambuye kugira ngo menye ibyo ndi buzanire abanyarwanda ese mbabiki iki mu gaseke. Muraza kubibona rero mukurikirana Kidasamura TV Rwanda, gusa niba rwo bwa mbere ugize kuno muyoboro kugira ngo iki kiganiro uze kukibona, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ritangaza amakuru ntukarimenyere kuko rifite amashami menshi kandi rifite abanyamakuru kandi rifite abantu benshi ritunze. Ntago dushaka umuntu duca intege, turashaka umuntu uduhereza support. Murakoze cyane, weekend nziza, Imana ibarinde bahereze ubuzima buzira umuze, ibyifuzo byanyu